loves TV. Rwanda is watching. Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze abakurikiye Clouds Tonight ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda. Mu nama ya biro politiki y'umuryango FPR Inkotanyi yabaye kuri iki cyumweru tariki ya 6 Ukuboza 2015 ikabera i Rusororo mu karere ka Gasabo. Abanyamuryango bayo basabye umukuru w'igihugu ko yakwemeza itariki ya 18 Ukuboza 2015 nk'itariki izaberaho referendumu. Kubyo aba banyamuryango bari biteze nk'igisubizo, umukuru w'igihugu Paul Kagame yabakuriye inzira ku murima ababwira ko bikwiye ko abanyarwanda babanza kumva neza no gusobanukirwa n'icyo bashaka. Hanyuma bitewe n'icyavuyemo igisubizo munshakaho nzakibaha. Icyo mwari muntegerejeho mwari muzi ko kiri buzuye umunsi nta kiraza. Perezida Paul Kagame yavuze ko impaka ndende zabaye ku ivugururwa ry'itegeko nshinga zagizwemo uruhare n'abantu benshi barimo abo bireba n'abo bitareba, ndetse ko abo bitareba bumva ko ibyo bavuze bigaragara ko ibyaba ari nkaho ari byo byakavuye bigisubizo. Gusa we icyo yakoze ngo kimureba ari ugutega amatwi, ndetse yizeje abari bitabiriye uyu muhango ko amatwi ye yumva bisanzwe ndetse akumva no mu buryo budasanzwe, bityo ko icyemezo azafata kizaba gishingiye ku kuri mu buryo abyumva. Icyo nashaka kubabwira ngo icyo nagerageje gukora jewe kubindeba ni ugutega amatwi. Kandi nagira ngo mbasezeranye ko amatwi yanjye arumva. Ntabwo nkeneye hearing aids. Ndumva bisanzwe ariko no ku buryo budasanzwe. Bintwara umwanya nkawufata nkumva atega amatwi. Impamvu ni ukugira ngo kubindeba nanjye ningera ku gufata icyemezo ngifate ndi satisfied ngo mfashe icyemezo gishingiye ku kuri uko nkumva. Uko abandi bumva ukuri ibyo nabo bazabiheraho bakora ibindi byemezo. Ndavuga uko nkumva. Umukuru w'igihugu yabwiye abari bitabiriye biro politiki ko abantu ba mbere yumva ari abanyarwanda, gusa ko ku kijyanye no gufata umwanzuro kizaturuka mu matora y'akamaramaka. Perezida Kagame yavuze ko ibibera mu bihugu bituranye n'u Rwanda bifitanye isano n'ibiri kubera mu Rwanda, gusa ko ntaho bihuriye nubwo abanyamahanga bashobora kubyitiranya. Ibyo byose rero tumaze igihe tubinyuramo. Maze igihe kinini tubinyuramo. Uburyo babanza bagahera kuvuga ati ariko nimurebe ibiri mu baturanyi bacu hano. Nubwo urumva ibyo navuze byose za values turanga muri definition mu magambo tubyumva kimwe, iyo bigeze muri practice bikagera no ku interests z'abantu cyangwa z'ibihugu tubiha ibisobanuro bitari byo kubera inyungu tuba dushaka kugeraho. Niyo mpamvu wafata urugero rw'abaturanyi ukavuga ati ntimureba abaturanyi byagenze bityo buriya no mu Rwanda niko bizagenda. Ntabwo ari byo. Kuri principle muri rusange turavuga ikintu kimwe, ariko ni real practice
twabihaye intera itariyo cyangwa se turabivuga uko bitari, ariko tubikorera ahenshi babikora kubera interest zabo z'ibindi bibareba. Tubibutse ko biro politiki ari rumwe mu nzego eshatu zifatirwamo ibyemezo mu muryango FPR Inkotanyi, ni rwo rwego rwo muri uyu muryango rukorerwamo ibikorwa byo guhitamo abazawuhagararira mu matora mu nzego zitandukanye za leta. Muri iyi biro politiki hafatiwemo imyanzuro 7, urimo wa 7 ugira uti twiyemeje gukomeza gushyigikira nyakubahwa Perezida Paul Kagame, tumwizeza ko abanyamuryango ba FPR Inkotanyi turi kumwe nawe mu rugamba rwo kubaka igihugu cy'u Rwanda ku buryo bw'umwihariko na Afurika muri rusange, kandi duhize ko buri wese ahuza imvugo n'ingiro, yiha agaciro kandi akarangiza inshingano ashinzwe uko bikwiye. Ariko ngira ngo mu byo nashaka kubabwira byinshi nibyo, ariho kugira ngo habeho clarity iteka. I will have moments whoever wants to ask me any question to ask me that question.